Inzozi z'umukene. Hari umugabo wari umukene atunzwe no kwikorera imizigo bakamwita umudeyideyi. Umunsi umwe ari mu nzira yikoreye aza kunanirwa, aratura maze aricara ngo aruhuke. Uko yakicaye asinzirira ko maze ararota. Mu nzozi ze asubira mu by'imibereho ye, ukuntu yakoraga ataruhuka kandi ntagire ikimutunga gihagije. Muri uwo mwanya hagoboka umwana w'umusore maze aramubaza ati, numvise amaganya yawe nsanga ubabaye cyane, none nunsaba icyo ushaka cyose. Umugabo kubera ubutindi yari afite amusubiza atabanje gutekereza ati, nyagasani ndagusaba ngo ikintu nzajya nkoraho cyose kiye gihinduka zahabu. Umusore aramusubiza ati, nagize ngo urasaba ikintu gifite akamaro, none nicyo nsabye, cyakora kuko ari cyo ushaka ngaho biba uko byifuza. Amaze kuvuga atyo arazimira. Nuko umugabo ashaka kureba ko ibyo wa musore amaze kumubwira ari byo. Afata ingata ngo yikorere umutwaro, ingata ihinduka zahabu. Agiye kureba asanga ibyo yari yikoreye byose byahindutse zahabu nsa. Mbese ibyishimo nuko umugabo asimbukira hejuru maze ati, hahandi hehe kuzongera kwirirwa nkora, kuva ubu nzajya ndya icyo nshaka cyose, nywa inzoga nshaka yose, ariko cyane cyane ubuki. Hehe n'ubutindi kandi nzongere kunywa amazi ukundi. Hashize akanya afata impamba yari yitwaje ngo asezere ku butindi. Agifata ikijumba ngo atamire, abona gihindutse zahabu. Yitabaza amazi ngo asome, yasoma amazi ntazi kuko nayo yari yahindutse zahabu. Umugabo biramushobera, niko kuvuga ati, ndabigenza nte? Umuntu ashobora kubeshwaho n'amabuye? Ko nduzi ndya ngasanga ari amabuye, nanywa nkasanga ari amabuye, ntabwo nikorera irya karaha. Yaba nari mbonyeho nihereye zahabu yose, akazanyisubiriza ibijumba n'amazi byanjye nagayaga, mbaye nka wa wundi ngo wabonye ishitamba hagata n'urwo yari yambaye. Nagatangaye data uwo muntu wari ungiriye impuhwe, ntiwari umugisha, wari rugurumira. Nuko akiri muri ibyo ariko atarabona umusubiza, arakanguka maze asanga yarotaga ati, mbega amahirwe, bya bindi byose ni inzozi. Imana irakarama, sinzongera kurarikira ibyo ntashoboye kubona, ahubwo nzatungwa na duke twanjye. Ibyifuzo bitatu. Umugabo n'umugore b'abakene bari batuye iruhande rw'ishyamba. Umunsi umwe ku kagoroba itumba rica ibintu, batangira kuganira bavuga ibyo abaturanyi babo bifataga nabi kandi bafite ibintu bitagira ingano. Umugore aza kuvuga ati, uwankiza sinamera nk'abariya. Umugabo ati, ni ishyano kubona bene ba bantu bakoraga ibitangaza batakibaho, ubu simba nisabiye icyo nifuza. Mu gihe bakivuga ibyo babona umugore utagira uko asaba batungutse iruhande rwabo. Arabasuhuza arababwira ati, numvise ibyo mwavugaga, none mumbwiye ibyo mwifuza ariko ntimurenze bitatu, kuko nimubirenza ntimubona na kimwe. Amaze kubabwira atyo bayoberwa hari igiti, batangira kuvuga ibyo bakwiye gusaba. Erega ntibyari byoroshye kubona ibintu bitatu gusa ako kanya n'ubukene bari bafite. Umugore yaraterura ati, sinjye uhitamo, ariko iyaba nari mfite uburenganzira hari ibintu bitatu nasaba kandi bifite akamaro koko. Ntacyo mbona cyandutira kuba mwiza, nkaba umukungu kandi ntakiranwa icyubahiro mu birori no mu materaniro y'abakungu. Umugabo aramusubiza ati, ibyo byose ntacyo bimaze, kuko umuntu bifite atabura kurwara cyangwa gupfa akiri muto. Ikiruta ni ukugira ubuzima bwiza, imbaraga no kuramba. Umugore nawe ati, ese kuramba byamarira icyo umuntu ari mu butindi? Ahubwo byatuma umuntu aba umunyabyago igihe kirekire. Aho uzi kubura icyo urya no guhora mu maganya. Yaba wa mugore yaduha uburenganzira bwo gushaka ibintu birenze bitatu, kuko mbona dukeneye byinshi. Umugabo aramubwira ati, ibyo ni byo koko, ariko reka twoye guta igihe, dutekereze neza. Ejo tuzabe twabonye ibyifuzo bitatu bidufitiye akamaro koko. Reka tube twiyotera, dore n'imbeho yaciye ibintu. Ubwo abivuga yenyegeza umuriro wari umaze gucika. Nuko umugore arivugije ati, mbega umuriro mwiza, uwampa inyama ngo nyotse kuri aya makara. Akibivuga atyo abona intongo y'inyama iraguye. Icyo gakiba kibaye icyifuzo cya mbere. Umugabo abonye iyo nyama umujinya uramwica, abura hakwirwa. Atangira gutonganya umugore we ati, mbega umugore w'igisambo, uko ni ugukunda inyama gusa, ko duturiye ishyamba inyama nazo ni icyabuze, ukuntu wifuje nabi. Icyampa ngo iyo ntongo igufate ku zuru. Umugabo atararangiza kuvuga babona inyama imase ku zuru ry'umugore. Umugore ararira agerageza kuyikuraho, ariko biranga bibi by'ubusa. Umugabo abibonye aribwira ati, noneho nanjye murushije ubucucu, mugenzi wanjye ntundenganye, nkurahiye nkomeje ko ntigeze ntekereza kukwifuriza inabi. Nari ndakaye cyane mbivuga ntazi icyo mvuga. Reka noneho twifuza ubukungu, maze nzakugurira akantu keza kabengerana uzajya ushyira ku zuru kajye gahisha iyo nyama. Umugore ati, mbese ubu nakwihanganira guhoranira ishyano, icyampa gusa nkabona iyi nyama inyomotseho. Akivuga atyo abona ya ntunga iguye hasi. Ibyifuzo bibaye bitatu. Umugabo abwira umugore ati, iri ni isomo koko, ntidukwiye kugondoza Imana yo yaturemye niyizi ibidukwiye. Yirira ya nyama kuko mu byifuzo bitatu ariyo bari basigaranye. Sinjye wahera.
habayeho umugore akaba umutindi nyakujya, akibera mu ngunguru bari barajugunye. Umunsi umwe haza umuntu w'umusabirizi, ariko akamenya gukora ibintu bisa n'ibitangaza. Icyo gihe imvura yaragwaga cyane. Wa mugore amurabutswe aribwira ati, yewe nta mutindi umwe ko niganyira, uriya wabaye kuriya ntandusha ubutindi, naba nanjye mfite ubucabari bwanjye n'ingunguru yanjye. Ndetse icyo gihe imvura yaragwaga, umugabo anyagirwa. Umugore aramuhamagara aramubwira ati, ngwino wugame. Wa mugabo yinjira muri ya ngunguru arugama. Nuko yitegereza uwo mugore wari warishwe n'agahinda, ntagire shinge na rugero, maze aramubaza ati, wumva wifuza iki? Umugore aramusubiza ati, nifuza inzu, niyo yaba ntoya ifite akarima iruhande, maze nkava muri iyi ngunguru. Yahirwa mama ubyifitiye. Umugabo aramubwira ati, humura mugore mwiza, kubera ko wanyugamishije, ejo uzabona iyo nzu. Umugore abanza gushidikanya yibwira ati, nk'uyu mutindi haranshinyagurira iki? Mbese yabanje akikiza ubwe? Nuko yirirwa yibaza icyo uwo mugabo yashatse kumubwira, burinda abwira akibitekereza. Bukeye umugore ngo akanguke, asanga atakiri muri ya ngunguru, ahubwo ari mu nzu nziza yubatse mu karima katagira uko gasa. Umugore arishima sinakubwira. Hashize igihe kirekire, nyamugabo aragaruka abaza wa mugore ati, ubuse kandi hari ubukire wifuza burenze ubu ngubu? Umugore aramusubiza ati, hora winshinyagurira, aho uzi kuba umutindi nk'uko nari imeze kandi ngeze mu zabukuru, none iyo nkiriza rimwe ukanshajisha neza. Wese ko nitekera nkaba muri iyi nzu njyenyine, singira uwo ntuma ku isoko akaba ari jye wigirayo, ngenda nsayagurika muri biriya byondo, ubwo se urumva nkizi iki? Umugabo aramusubiza ati, ahubwo ubukire ugiye kuburaho ubukwiza. Amezi 6 ashize, wa mugabo yongera kunyuraho, maze abaza wa mugore ati, ubuse kandi ntumerewe neza? Umugore ati, koko merewe neza, ariko wampa n'agaka kamwe nkajya mbona amata yo kunywa n'icyo gufumbiza ka karima kanjye, akampa n'ingurube yo korora. Umugabo ati, ihorere, ejo ibyo uzabibona byombi. Noneho umugore ntiyongera gushidikanya. Bugiye umugore ngo ajye kubonabona iruhande rwa ka karima imbyeyi niyayo n'icyana cy'ingurube gishaka ibyo kirya. Sibwo agiye kuba umukungu, wa mugabo agiye kumubera imana rwose. Mu gitondo umugore agikanguka, yumva mu nzu urusaku rw'ibintu biterurwa hirya no hino, ariko ntamenye ababiterura. Yumva aryamye mu buriri bwiza, arebye asanga ni igitanda cy'akataraboneka. Yahindukira kikamutembereza. Yongera kureba hirya, abona hateye intebe nziza cyane n'ameza abengerana. Hirya gato hari indorerwamo yometse ku nzu. Ako kanya abona umukobwa akinguye icyumba, amusuzanya icyubahiro ati, mbazaniye amazi yo kwiyuhagira kandi nateguye. Umugore arabyuka ariyuhagira, uwo mukobwa aramusokoza aramwambika. Yirebye mu ndorerwamo asanga atakiri wa wundi yarakize cyane. Aratangira arabigendera, reka iminsi mikuru sinakubwira. Subwo abaye kirangirire. Umunsi umwe wa mugabo yiyambarira gitindi, maze aza guhagarara ahantu yarazi ko uwo mugore akunda kunyura, yigendagendera n'abajabe. Umugore akihagera, wa mugabo aramusuhuza, maze aramubwira ati, ngira ngo nta kintu ubuze. Ubwo ariko abimubwira asa n'umwenyuye, mbese nk'ubwira uwo baziranye. Umugore ntiyamureba n'irihumye, arihitira. Umugabo arangurura ijwi ati, mbese noneho ntucyumva? Umugore asubiza amaso inyuma n'agasuzuguro kenshi, abwira uwo mugabo ati, waba uzi uri kubwira ko ari umuntu w'icyubahiro? Wagize ngo ndi rubanda rusanzwe? Ari ibyo niwongera kurevura uribonera. Umugabo aramwihorera. Bukeye ngo umugore abyuke, asanga ya nzu na bwa bukire bwose byayoyotse, aryamye muri cya gisate cy'ingunguru yahozemo. Yicuza icyatumye yiha gusuzugura wa mugabo. Ukira byibagiza gukinga. Amaco y'inda. Kera habayeho umugabo utunze ihene nyinshi. Bukeye ashaka umugore babyara umwana w'umuhungu. Umwana w'umuhungu amaze kuba ingimbi, ababyeyi be barapfa. Inzara nayiza gutera muri icyo gihugu, umwana agatungwa n'ihene ababyeyi bamusigiye. Bukeye umukobwa wihitiraga arabutswe wa muhungu, aribwira ati, wajya kwihakirwa kuri uriya muhungu, yenda yakiriye inzara ndetse akangira umugore, ibyabura akangira umuja. Umukobwa arikora aramusanga, amubwira ko ashaka ubuhake. Umuhungu aramurongora, barabana, babaho batunzwe n'ihene. Amaherezo ariko ziza gukendera, hasigara ihene imwe. Umugabo akayireba akabura intege zo kuyica. Umugore nawe agahora amuteze amaso. Haciye iminsi, nyamugabo yigira inama yo kuyibaga, ariko atekereza kuyiharira. Agushakira ubuje narabwiyegereza, abwira umugore kumushakira umutsima, bisa n'uworosoro wabyukaga. Umugabo abaga ihene, umugore arateka ahishije bararya. Ibisigaye umugore arapfundikira. Umugabo bimurya mu nda. Inyama zitatetswe bazitara ku rusenge nk'uko bari basanzwe babigira. Bararyama. Umugore amaze gushyirwayo, umugabo akemura ku bwanwa bwe, yenda ubujeni n'ubwanwa abitera ku kananwa k'umugore we, arangije arasinzira. Bitinze umugore aza gukanguka,
yumva ibintu bimuhanda ku munwa, akeka ko ari ikirago kimuhanda. Akoze ku kananwa yumva ubwanwa, induru arayidehera ati, iri shyano ngushinda rikwiza he? Bumaze gucya arabyuka, umugabo yisigaza mu buriri. Umugore atangira gupfuneka yivugisha iti, ibi bintu ndabikika nte ko nta mugore wameze ubwanwa? Umugabo asa nk'ukangukiye hejuru, maze abaza umugore bya nyirarubeshwa ikimuriza. Umugore yenda uruhu yari yiteye arwikinga mu maso, oya sukurira. Umugabo aramwegera aramubwira ngo nihanagura aceceke. Umugore arahora, akuraho uruhu aramwereka. Umugabo yifata ku munwa arumirwa. Bigeze aho umugabo ati, mbere kurya ihene uri umugore nabyitaga iby'inzara nkakwihorera, ubundi wacu nta mugore urya ihene, iyo yiriye amera ubwanwa. Nibyo nawe wiboneye. Yungamo ati, ariko humura nzi umuti wamara iryo shyano wagushije. Umugore ashyitse agatima mu nda. Umugabo nawe ajya kwitarisha imiti, yiyahirisha ibitabonye byose, ikiri imisave, ikiri imibirizi, imiravumba n'ibindi ntazi. Araza arabihonda arabivuguta, ashyira ku kananwa ka nyamugore, ubujeni n'ubwanwa bikuraho. Nuko umugore arahira ati, hehe no kurya inyama z'ihene, si jye wahera.